Okay guys, nguhaye ikaze kandi ndagushimiye wese mu kurikira YouTube channel yacu Online 250. Amafaranga 200 ushobora gukoresha buri munsi ugura megabyte cyangwa se bando. Iyo urebye ku kwezi usanga ukoresha ibihumbi 6, wareba mu mezi 2 ugasanga ukoresha ibihumbi 12. Ukinjira muri no website bahita baguhereza ibihumbi 2500. Ayo mafaranga wemerewe kuyabikuza ariko kuri kondisiyo. Ino website urabikuza ibihumbi 2500 ari kubanje kudepoza nawe ibihumbi 2500. Ibaze kohereza amafaranga uyohereje nawe akakohereza angana nawe mwohereje. Ibi ni ibintu byose tugiye kurebera muri ino video. Bana nanjye kuva video itangiye kugeza irangiye kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza uko bino bintu bikorwa ndetse n'ukuntu uzajya ubona inyungu y'amafaranga 400 cyangwa se igihumbi cya buri munsi bitewe nuko bishaka. Saa 1:44 nibwo twohereje amafaranga kuri website ibihumbi 2500 nkuko ubibona hano. Nyuma yo kohereza ibihumbi 2500 bahise baduha bonasi y'ibihumbi 2500 twemerewe guhita tubikuza. Aya mafaranga uri kubona yahageze saa 2:20 niyo twahise tubikuza aturutse muri bonasi yo kuri no website. Nuza hano no muri website uraza guhita usanga ko amafaranga twakanze request saa 1:45 ndetse saa 2:20 agahita tugeraho kandi uri kubona ko byabaye success. Ku bantu bashaka kwiyandikisha reka dukomeze ino video. Ikintu uri bukore ni ukureba linki iri muri comment then ukayikandaho urahita uhinguka kuri tab imeze gutya. Iyo tab numara kuyigeraho uraza kwiyandikisha ukurikije ubu buryo. Uraza hano ushyiremo phone number uzajya ubikurizaho ndetse ugakoreraho na deposit. Aha ha kabiri urashyiramo password ushaka ndetse n'aha ha gatatu urongera wandukuremo ya password wasize hejuru. Uhita ukanda hano hasi handitse ngo register. Numara kuhakanda baraza guhita bakugeza muri account yawe. Numara kugera muri account yawe uraza gukurikiza step ngiye kukwereka, gusa ngiye kubanza gukora login. Nkora login ndandikamo namba nk'ibisanzwe then kiremo na password. Ubwo ngubwo nawe uzajya ushyiramo namba ndetse na password kugira ngo buri munsi uzajya uza winjire nta kibazo. Nimara kwinjira uri kubona ngeze kuri tab imeze gutya. Nkuko ubona hari amafaranga nabikuje ndetse kandi menshi. Aya mafaranga niyo twatangiye ndikukwereka angana na 2500. Aya mafaranga yo namaze kuyabikuza. Ukigeramo rero hano kuri account balance uraza kwasangaho ibihumbi 2500. Gusa nujya kubibikuza baraza kukubwira ko uri bubanze kudepoza ibihumbi 2500 ndetse ukactivatinga product kugira ngo babashe kuba bakohereza aya mafaranga cyangwa se baguhe access zo kubikuza no mafaranga. Ikintu uri bukora ukigeramo hano uraza gukanda hano hejuru handitse ngo recharge. Nukanda hano hejuru handitse ngo recharge uraza kubona amafaranga hano menshi cyane. Ibihumbi 2500, 600, 15 ndetse na 30 kugeza ku bihumbi 600. Gusa nk'abatangizi uhera kuri 2500. Ibi 2500 ubikandaho then wamara kubikandaho ugahita ushyiramo uhita uza hano ugakanda ngo deposit bank. Urayisetinga ugashyiramo nimero zawe then wamara gushyiramo nimero zawe urahita uhinguka kuri tab imeze gutya. Bahita bakubaza niba uri bukoreshe MTN cyangwa se Airtel. Zose zirakora kandi ari nazo ubikuriza. Uhita ushyiramo namba yawe hano. Wamara gushyiramo namba yawe ugashyiramo namba yawe then wamara gushyiramo namba yawe ugahita ukanda continue. Uri kubona hano mba ngiye kwishyura ibihumbi 2500 kuri izi namba za Emmanuel. Nkuko mwabibonye ni nayo twohereje. Uhita uza hano rero ibi byose ukabikopiya then wamara kubikopiya ukajya muri phone nk'ibisanzwe. Ukajya muri phone nk'ibisanzwe ukohereza amafaranga. Iyo umaze kohereza amafaranga hano uraza ugasanga yahise ageramo. Iyo usanze yagezemo rero nta kindi ukora uretse kuza ugasubira inyuma ukaza hano handitse ngo hano handitse ngo product. Ahangaha handitse product urahakanda ukabasha kuba wagura ino product izajya iguha amafaranga 300 ku munsi na 75 mu gihe kingana n'iminsi 150 ukazakuramo ibihumbi 56.
uhita uyigura hano, ukanda hano handitse ngo buy now, then wamara gukanda buy now amafaranga ahita avaho, then ugasigaranaho bya bihumbi 2,500 ugahita wemererwa kubibikuza. Ikintu ukora ibyo 2,500 iyo bisigayeho uhita uza hano kuri withdraw, waza hano kuri withdraw ugasetinga account uzajya ubikurizaho hano, then wamara kuyisetinga, njye narasetinze, uhita uyikandaho, then wamara kuyikandaho ugashyiramo 2,500. Yes, wamara kuyahageza ugahita ukanda confirm. Iyo ufiteho amafaranga ahita agera kuri simukadi yawe nta minota myinshi bitwaye, iyo bitinze biba iminota 20. Guys, ino video iramutse igufashije ushobora kuyisharinga mugenzi wawe, cyangwa se yaba itagufashije cyangwa se waba ufite ikindi kibazo ushaka kutubaza ukatwandikira kuri WhatsApp ni 0788 60 34 053.